Lambenga ushize numva nawe babwiye umusore nari wari ucumbikiye aranyirukanye njya kubwira uyu gahunda nari mfite, kandi mubwira ko nkuze. Munagenda namwe ati si ibya kopi na kopine, ndakuze, uremera kuba umugore wanjye? Mitamu amasaha 2 kuko nangaga kazajya kubisengera nkaho ndi wabisengeye imyaka 2 akankuzaho kandi anyitashere. Mitamu amasaha 2 bankatanya Bugogo, nta telefoni nagiraga cyangwa isaha, ahubwo nabazaga umuntu ati nisanga yambwira amasaha 2 yuzuye ndagaruka, ahita ambwira ati ndabyeme. Sheri hari kuwa mbere, kuwa kabiri njya kuyobora icyumba cy'amasengesho ku rusengero aho nakoreraga Kiruhura. Cyo nari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho. Mitambwira pasiteri ni umusaza witwa Rugambage Emmanuel, ntanga ubuhamya bufite gihamya. Numwe ati mushumba nakuboneye umukazana bizira ni umusaza uvuga vuba abademoni bakikogirane toka ndabatujya kuyobora itera, kuko yumvaga ko ntatinyuka kurambagiza bitewe n'ubuzima mbamo, kuko yarabuze. Njya kuyobora iteraniro, ariko nyamane nabonye umukazana nene wanyemeye, ariko mvuga ati nzabibara mbibonye n'uw'imyaka 2 yankuje. Ubwo rero urumva nk'umuntu wabonye Sheri, sinjye wabonye amateraniro arangira mpita nongera musanga ku kazi aho yakoreraga kuwa kabiri. Uwo munsi kuwa kabiri ahita njyana nanone kunyereka mama we, mubaza izina kuwa mbere, mbibwira pasiteri kuwa mbere, kuwa kabiri arambwira ati no reka tujyane no mu rugo mpakwereke. Tuhita tujye, none kwa mvuga ejo hari vati nari ngiye gutira se ngo nzayizana tujyane. Tuhita tujyana iwabo, tugeze iwabo nsanga mama we ni umuririmbyi muri korali ya Niba Ture ku Muhima, kandi nari maze icyumweru cyose ndi kwigisha mu iteraniro arimo muri korali. Ngaje bati nari imbobo mwana nawe ndi kubyikora iruhande rwa mabukwe ntabizi karuza, kuko ukunanga ubuhamya niko nabutangaga nkiri umusore. Beze bumbonye akakaguru nako karabaye danje, none ze kari umuntu nyimukubita amaso ndavuga ati na hano barambenze tu tewe n'ibyo nikoze imbere. Akimbona tuba ngo yo bese ni umukozi w'Imana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ati mbanza byemeye tu. Kuwa mbere kuwa kabiri ngiye iwabo, kandi ubwo ntago naye kurirwa nshaka umuntu uzajya kumvugira inkwano, tuhava tubirangize. Kuwa kane mitamuha gahunda yo kujya kwa pasiteri. Siko byagenze mu cyumweru kimwe byose. Tuhita tujya kwa pasiteri ko biro yaho iba kuwa kane, tujya gutangiza umushinga wo kwabona wa mukazana ndamuzanye. Tukinjira rero pasiteri ntiyari kwirirwa mbaza. Ubundi wacu hari ibyo tubaza umusore, ese ufite matora, ufite intebe se, ese ubana n'abandi basore cyangwa urikodeshereza, kugira ngo twumve ko yakuze afite ibitekerezo bizima. Ibyo rero ntabwo yari kwirirwa bimbaza kuko yari abizi ko nabigira, ahubwo yabajije Sheri wanjye, yarakiri Sheri Madame maze ati Theogene uramuza? Ati urabizi ko ntacyo agira? Ati urabizi ko